murabibona abana barimo kuvuga imivugo ni mu rwego kugira ngo sosiyete nyarwanda ibashe kugarura umuco, twikora kugira ngo abana bashe gutinyuka kandi bajye bamenya amateka y'ahazaza n'ayahashize. Amazina nitwa Ntabaturaho Jean Baptiste, nka ibintu bwa mbere mbikoze nabitangiye 2009 mpanga muri amatorero, none ubu birangiye ndi gufata abana nkabahuza kugira ngo ndibe ko bavamo u Rwanda rw'ejo. Mbonye ko n'abana b'abakobwa 2 mu by'ukuri si uko abandi nababuze, abona ko natangiriye kugira ngo ndibe ko byazagenda neza nkazafata itsinda rirenze rimwe. Ikindi abana nafashe nabo mu kabyite mu mudugudu ntuyemo, akagari ka Miko cyaze ntuyemo, umurenge wa Karengera no mu murenge wanjye, akarere ni Akanyamasheke. Mu buzima busanzwe ndi umuhanzi, nk'uko mwabibonye nkora indirimbo, imivugo, amakinamico, ibyivugo, amahamba n'amazina y'inka, natoza no kubyina. Ni ibintu maranye igihe, narabyize mu ishuri nk'uko abandi bose biga, yagiye mu Rukari marayo umwaka n'igice, ni Butare, birangiye nta handi ngomba kubikora ku ivuko. Muri urwo rwego rero uyu munsi mubona nabashe kugira ngo abana nabo babashe kubashyira ku mbuga, ushoboye kuba yabasha kubaha gukora subscribe, agasharinga ku bandi bagenzi be, ndetse akanabireba kuko nabyo ni ingenzi, yabafasha kugira ngo abana babashe kuzamuka. Murakoze. Umuvugo ndaje mbasanga mbabwire, mama ndaje mbasanga mbabwire, ndaje mbasanga mu nyumba basangiza amahoro meza yo kuba bamwe dufatanya neza mu butumwa bwiza nk'abana beza. Data we ndebye hirya hino ntitsi, tugendera hamwe mu bumwe, tugende kandi dufatanye ubutumwa tutabugamye, nitwe bana b'Imana yemwe. Sinize mu mabyiruka yanjye, ni ababyeyi banzire banjye, ndabyibushye namwe mubyemere, mumfashe mu mabyiruka yanjye azamasazi yanjye da. Reka da mvuze ko ababyeyi banjye ari aba, ese naba mbeshe rungano? Oya, ababyeyi 5 nibo banzuriye, ari bo Imana, igihugu, paruwase, umuryango remezo n'ababyeyi mwa. Ndibutse we kugana tutasuzanye, umva nta muto muri Yesu Kristo, Yesu akozwe bane bato mwese iteka ryose, Yesu akozwe bakuru banjye mwese iteka ryose, Yesu akozwe ababyeyi mwese iteka ryose. Mumpe agatebe nicareho, nshobore bacire ku mayange, mumpe ibirambi isume neza, mumpe ishapure nk'ubuzima, muze dufatanye kwibana. Agasobanukira mu isiza rya paruwasi yacu yaya. Birandenze, mvuga iki ndeka iki, birandenze rwose, tugendera hamwe mu bumwe rwose. Dore na Yesu yagendanye na Mariya, afatanya na Mariya ku butumwa, azura Lazaro mu kwizera kuzuye. Bavandimwe nimugire neza mu banyampuhwe, nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Tugendera hamwe mu bumwe bwacu, tunafatanya no mu butumwa bwacu, ngo iby'ibyumviro byiza kandi byuzuye. Umva rero inkuru nziza isaka yaha iwacu, ko turi hamwe turi umwe twese, inkuru itagira inkurikizi ni ugufatanya mu butumwa bwiza bwera hose, kandi ikibugereramo uzakibwirirwamo. Ndiswara reka nsoza nsigira abandi rwose, sinogira akanwa mu mitima yacu rwose, tugendera hamwe mu bumwe rwose, tunafatanya no mu butumwa bwacu, duca amacenga ducengerwa n'ijambo ry'Imana. Yemwe burya koko kugendera hamwe mu bumwe, mu bufatanye no mu butumwa yemwe, niko kubaka sinodi ibereye mu mitima yacu. Ndinda ndonke ndaje, tugenda mu butumwa, mu bufatanye no mu bumwe bw'abakristo. Yari umunsi usiga bagasigara basobanuza umusigisigi byiziga n'imivugo mu mvugo, inyato n'ibyo mvuga bigasobe ku rusobe, ari we Teta Kera Yesu. Ndibutse nawe nibuke sinode. Urabona bitazaza se? Bizaza. Uyu mwana mubona aha ngaha ndi kumwigisha kugira ngo abashe kujya amenya kubyina. Urabona n'umwana w'imyaka 2 n'igice, ariko mba mbona kugira ngo abashe kubijyamo neza nyine nuko umuntu agomba guhozaho. Niyo mpamvu mubona ubu bandi kuvuga nti reka nkomeze mbikore kandi bibe byiza.
ko nabyo buriya biba ari ingenzi. Gusa urabona ko azabikurana nta kibazo kirimo nyine, urabona nta kindi.